Umva aka kantu, iyo uramutse ufite CTR ntoya tandukana no kwifuza views kuko biba byarangiye ntazo wabona. Reka dukoreshe urugero kugira ngo byumve. Iyo ufite CTR ya rimwe ku100, kabone niyo YouTube yakwerekana inshuro 1000 video yawe kuri screen z'abantu, buryo biba biri buze kurangira ubonye views 10 zonyine. Uramutse ufite CTR y'10%, kabone niyo YouTube yakwerekana inshuro 1000 video zawe kuri screen z'abantu, biza kurangira ubonye views 100 zonyine. None se CTR ni iki? Ese ni ikibazo cyawe cyonyine wenyine? Oya, na mukuru wacu twese aba YouTuber bose ari we bita Mr Beast, icyo kibazo yatangiranye nacyo kugera kuri uyu munsi yaragikosoye ndetse yamaze kubigeraho, aho video yishobora kurebwa na miliyoni nyinshi mu gihe gitoya cyane. Yatangiye ate? CTR buriya numana kuyumva urahita wumva neza ibintu yakosoye, noneho natwe tuhite tugenda tubikosora, kuko kugera kuri uyu munsi nta n'abantu benshi twavuga bari ku rwego rushimishije rwa CTR yabo, gusa kubera kwiga no guhozaho biza gutuma CTR zacu zigenda zizamura. Reka turebe uyu muntu ukuntu yatangiye. CTR ni ukuvuga ni ikigeranyo cy'ukuntu abantu bakanze kuri video yawe aho bayiboneye kuri screen. Reka dukore urugero. Niba nk'ubu ngiye nifunguriye kuri YouTube gutya, uhita ubona ama video bagenda bansuggesting. Ni scrollinga gutya nkashobora guhita ngera kuri iyi video, iyi ngiyi nshobora guhita mvuga ni iyi video kandebe uyese kuko uyu muntu iki kintu kiri inyuma ni igiki. Urumva irankuruye mpise nyikandaho. Rero ibyo ngibyo urumva ko izi video ziri kunca mu maso YouTube irazibara. Rero irazibara, niho mpamvu ujya kumva ngo wabonye icyo bita impression wenda y'ibihumbi binge, ariko ukaza gusanga views zawe zabaye nke. None se nimba ziriho ziba nkeya kandi YouTube yamaze kwerekana video zawe, ni iki wakora? Rero na Mr Beast dore ukuntu yatangiye. Nidujya kuri channel tukayisearchinga, tukaza hano tugasearchinga Mr Beast gutya, tukajya kuri video z'ubu ngubu, urabona ko zishininga cyane, zirashininga ku buryo kuzikandaho byoroshye. Urabona ko kuyikandaho rwose byoroshye, hamwe ubona ko biteye ubwoba, ahandi ukabona biteye amatsiko, ahandi ukabona nyine kuyikandaho ni nk'itegeko. Hano rero reba ukuntu yatangiye uyu mugabo nawe, kugira ngo ushobore kumenya ko nawe nicyo cyiciro urimo ejo wagihindura. Reka tujye dukanda hano handitse oldest, tujye kuri video ze za kera. Reba izi cover yakoraga, izi cover zagushishikariza kuzikandaho. Izi ni nk'izo turi gukora, ni nk'izo uri gukora, ni nk'izo n'abandi bari gukora. Uri kubona ko ni cover rwose zitagukurura. Urareba video nyinshi cyane yakoze zidashobora kugukurura kuba wakanda kuri video ye. Ibyo rero nawe urabona ko views zari nkeya, 100,000, 200,000, 300,000 aho ngaho. Ugereranyije n'uyu munsi uko yagiye yimprovinga, nibyo byaje gutuma uyu munsi ari gushyiraho video mu munsi umwe ikaba yarebwa na miliyoni 40. Yabikoze gute rero? Reka turebe ubundi turebe ubundi CTR nziza iterwa n'iki, cyangwa se n'icyo ugiye gukora kugira ngo uyihindure. Bibutse ko Twika SMM ariyo company ifasha abanyarwanda n'abanyamahanga kubona ama YouTube channel monetize ku giciro gitoya, bakaguha aba subscribers ku giciro gitoya, bakaguha aba followers kuri Instagram, TikTok, Facebook ndetse n'ahandi, baguha views, baguha bitandukanye byose bigufasha kuzamura social media zawe ku buryo nawe utangira gukirigita amafaranga y'izi social media. Batanga n'ubujyanama by'umwihariko. Rero niba ukeneye gukorana nabo cyangwa se ukeneye kubavugisha, bandikire cyangwa bahamagare kuri 077930256661 cyangwa se usure website yabo ni wa3.twika.smm.com. Hanyuma rero icyanzu.com ni igisubizo ku ba content creators bose, baba bari mu mujyi cyangwa mu cyaro, babagezaho ibikoresho byagufasha gukora video zawe neza cyane. Ukeneye camera stand, ukeneye phone stand, ukeneye ring light, ukeneye microphone za wireless ndetse n'izimigozi, babikugezaho aho ngaho iwanyu mu rugo. Bandikire cyangwa bahamagare kuri 0788421133 cyangwa se usure website yabo ni wa3.icyanzu.com. hanyuma ubabwira uti ndashaka iki mukingezeho none ahanga. icyanzu.com ni umufatanyabikorwa wanyu mwiza. Tugiye rero kuri izi video ziri latest, uraza kubona ko uyu mugabo yarahinduye
cover ze ziragaragara cyane, ziraburiya ndetse ziriho ibintu bitangaje biteye ubwoba cyangwa se biteye amatsiko cyane ku buryo gukandaho ari ikintu uhita wumva kimeze nk'itegeko. Reka duhite dukoresha nanone hano urugero kuri izi video zanjye. Wowe ucishijemo amaso hano muri izi video ziri kuri screen yawe gutya urabona ari iyihe video wakandaho mu buryo bworoshye cyangwa se igukuruye cyane kuba wahita uyikandaho? Iyo video nuyibona igukuruye guhita uyikandaho na ndetse cyane uraza kumenya ko ifite icyo bita CTR nini cyane cyangwa se nini. Bigendera kuki? Niki gituma CTR izamuka? Byose bishingira ku cyo bita cover ya video, cover wahaye video yawe. Rero cover igira amategeko n'amabwiriza igenderaho mu kuyikora. Ikorwa ite? Narabikoze ariko tugiye kubisubiramo vuba cyane na ndetse kugeraho buri muntu wese tubana ashobora gukora cover ye nziza. Rero uyu munsi uri gutangira uri kubona ko video zawe zifite icyo bita CTR ntoya na ndetse views ziri kuba nke. Hari n'abavuga ngo ntizikunda kurenga mu 100. Ntago pe aba subscribers ufite ntago bashobora kungana na views ugomba kubona, kuko zishobora kuba nyinshi zikabaruta cyangwa zikaba nkeya zikajya munsi yawe. Ariko ugomba gukora video ku buryo nimba umuntu ari guscrollinga kuri YouTube gutya biza kurangira video yawe ayihisemo biturutse kuri cover wayihaye. Cover rero video ni ikintu kinini giheka video kugera ku rwego rwo nimba wayikoze neza ukagira impression click through rate ariyo bita CTR iri hejuru cyane, biza gutuma ugira views nyinshi. Reka dukoresha urugero, nimba YouTube yerekanye gutya muri screen z'abantu inshuro 1000 video yawe ikaba ifite wenda CTR ya 50% cyangwa se ya 20%, urumva ko 20% y'abantu ba 1000 nibura ni imibare ifatika igera kuri 200 ku 1000 inshuro YouTube yerekanye video zawe. Rero YouTube igize amahirwe ikaguha recommendation, biza kurangira ubonye icyo bita views nyinshi cyane ziturutse ko abantu bakanze kuri video yawe. Niki wakora rero ngo uzamure CTR yawe nawe nk'abandi bose? Ikintu ugomba gukora cya mbere ni ukumenya gukora cover video, icyo bita thumbnail. Hari video nazikozeho zo kuyikora ariko mu buryo bwo kugira ngo tunononsore ayo mategeko yose yayo, kuko buri igomba gukorwa kuri 16 ku 9 ikaba yubahirije itegeko rya 3, ikaba ishininga cyangwa se ifite iburiya. Noneho ubu ngubu YouTube ya updatinzi akandi kantu ko bita compare, utwo twose kagomba kubitwujuje. Niyo mpamvu mu gice cya kabiri cy'iyi video ndibuze kubereka neza uburyo ugomba gukora cover bitandukanye, ndetse ndaba nanongeyemo ayo mategeko mashyashya YouTube ya updatinze kugira ngo uze gushobora kuzuza cover ndetse uze gusanga cover yawe iri gutuma abantu bakanda kuri video yawe. Nukuvuga ngo buriya ukurikiranye iyi video uraza gusanga cover dukora YouTube yaramutse itaguhaye icyo bita recommendation cyangwa ngo ikugereze video kure cyane biturutse n'ukuntu tutita kuri cover, burya nta na views 5 dukwiriye kubona, kuko abantu benshi bazanwa na cover. Nawe uzarebe uretse channel wasacinze iyo uri guscrollinga gutya hari video igera igahita igukurura. Rero icyo gihe uwo muntu aba yazamuye icyo bita CTR ye, aza kwisanga afite hejuru ya 20% ndetse no kuzamura. Hano rero ushobora kwibaza uti ese ubundi CTR nziza ni kangahe ku 100? Ese ubundi ni gute bayireba? Ese ubundi ni gute nanjye nayikora nkayizamura? Ibyo byose ndaje mbibakorere muri part 2. Nimbi part 1 uyikunze urambwira uti dukorere part 2 y'ukuntu twacekinga CTR zacu, y'ukuntu twakora cover yujuje ibisabwa bigezweho n'ayo mategeko ba updatinze arimo ibintu byose tubikorane, kuko nanjye buri munsi murandwana n'urugamba rwo kugira impinduka nakora kuri video zanjye. Nkuko mubibona uko umuntu aba yaratangiye, nanjye siko uyu munsi umuntu aba akiri gukora, ugendeye ku makosa umuntu yaragiye akora muri video za kera, biza gutuma ushobora kwisanga waragiye ubura views biturutse mu ruhare warugizemo ariko no mu bumenyi buke. Rero ngiye ndabakunda, reka duhure muri video itaha. Bye bye, mumbwire dukore part 2. Ciao.